Imana yongeye kurwanirira izindi ntambara. Abo bana wabyaye bakure bige, abo bana wabyaye Imana itanga andi mahirwe. Komeza cyane dusome. Baba baratumize bunguri tukiri bazima. Baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose. Amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri baratembye ku bugingo bwacu. Isuri aba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaraturengeye rwose. Amazi yihindurije aba yaraturengeye rwose. Uwiteka himbazwe. Uwiteka himbazwe. Imana himbazwe kuko itagutanze ku muhigo w'amenyo yabo. Uwiteka himbazwe yagiye gukora imirimo n'ibitangaza. Abaronsi barakuza bazi ko biragiye. Imana irazira kurwanirira. We mukobwa Imana yarakurwaniriye kuba ugihagaze mu bukobwa. Nuko Imana ikiri kumwe nawe. We mubyeyi kuba ukiri uri muri urwo rugo. Nuko Imana yakurwaniriye yihutireho ije kukurwanirira. Ubwo bari baguhagurukiye babona ko birangiye. Haleluya. Ubwo bari baduhagurukiye babona ko birangiye. Bavuga ngo uriya mubyeyi nubwo arushatse ntabwo azabyara. Ariko Imana irazi kurwanira intambara ku wa mbere, ikurwanira intambara ku wa kabiri, urubyaro ruraboneka. Baravuga ngo noneho ukabyaye ntabwo asigera barera, ariko urakujije. Imana iracyari ku ntebe y'amaboko magari. Imana iracyakora imirimo. Iyo umuntu agukunda aba ashaka kuzamuka. Ese umwande sabikara yibuwabiki hari amafaranga mwaka. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo kuki mporana umunezero. Rero reka mbabwiye, kera nari umusirike, nari narasiritse, ariko ngeze kwa Yesu nyuzuzamo umunezero. Uyu munsi ndaseka, mba numva igihe cyose nahorana nabona n'inzobe yaraje. Inzobe yaraje, agasura karaje. Mbere nta sura twari dufite, ariko uyu munsi wa none nabona ko agasura kaje. Imana data wa twese ihimbaza. Hari igihe kera nirirwaga munuze mu mihanda ntoragura ibyo kurya, nirirwa mbunga, ubuzima bwaranze, nanjye ubwanjye ndeba nkabona nta cyerekezo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugushikamije umutima uzamurinda Mana. Ugushikamije umutima uzamurinda zaba amahoro. Ubu turi amahoro, turashimira Uwiteka. Mana ishimwe cyane. Niba nawe ufatanyije nanjye gushima Imana, ukavuga ngo ndashimira Uwiteka ko yangiriye neza. Haleluya. Ukabwira Imana ukayibwira ngo aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye. Zamura ibiganza mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza ushimira Imana. Zamura ibiganza ushimira Imana. Haleluya. Imana ngo warakoze. Ubwira Imana ngo warakoze kundinda. Ubwira Imana ngo warakoze kunzigama. Ubwira Imana ngo warakoze kwimana. Bibiliya irambwira ngo ikitwemeza ko Imana itwemera nuko itajya yemerera abanzi bacu bavugiriza impundu ku ntebe. Mana ishimwe cyane. Ntabwo Imana igikora ikosa ryo kwemera abanzi bacu bavugiriza impundu ku ntebe. Nibwo bumana bwayo. Nibwo bumana bwayo. Ntabwo Imana ijya yemera abanzi bacu bavugiriza impundu ku ntebe. Hanyuma turakwakira mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Turakunezererewe. We wakanze subscribe ngusabiye umugisha. Banza usabira umugisha abantu bakoze subscribe. Basabiye umugisha mu izina rya Yesu. Tubasabiye umugisha. Tubasabiye umugisha kandi nguhesheje umugisha mu byo ukora byose. Ndi umutambyi nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu. Ngusabiye umugisha mu butunzi, ngusabiye umugisha mu rubyaro, ngusabiye umugisha mu bworozi, ngusabiye umugisha mu bucuruzi, ngusabiye umugisha mu byo werekejeho amaboko byose. Imana iguhereza umugisha. Wakoze umurimo mwiza wo gushyigikira umurimo w'Imana. Ninde wo kutagusabira umugisha? Biravuga ngo mujye musabira umugisha abagomba kuwusabira. Gusabira umugisha kuko nawe waritanze. Icyo aho hantu wakanze handitse subscribe, ngusabiye umugisha no kuri kw'Imana. Bikuye ku mutima ngusabiye umugisha. Ubuse ntabwo iki nta mafaranga afite ntacyo, ariko nahawe ubutware bwo kugusabira umugisha. Ngurambitseho ibiganza mu izina rya Yesu ngusabiye umugisha. Niba warabuze urubyaro ruboneka. Niba wari warabuze amahoro aboneke. Niba wari warabuze akazi kaboneke. Niba wari warabuze visa iboneke. Dobi enesa igiria sika. Imana ikwinjize mu mahirwe, Imana ikwinjize mu mugisha, Imana ikwinjize mu ntuze. Sapri la soma elita ezigre.
wajya gukora ubukwe bikanga ariko uyu munsi wa none byemewe mu izina rya Yesu. gusabiye umugisha kubw'igikorwa gikomeye wakoze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero turamwakira mu izina rya Yesu. Yego. Imana amahoro igoreze umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma dushimiye Imana ko yaturinze tukatugeza ngaha amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero tunejejwe n'Imana mu mutima, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo iyabo Uwiteka atari mu ruhande rwacu baba baratumize bungure tukiri bazima, iyo Imana itaza kuturwanirira hacuna ng'abakibukwa. Turashimira Imana yohereje umwana wayo w'icinege aza kutubera igitambo araturwanirira, izina rye niryamamare. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma rero udukurikiye, Imana yakoze bya bindi nta kizayinana gukora n'ibi ngibi, irashoboye, yitwa Imana isumba byose. Bibiliya avuga ngo umwiringiye wese ngameze n'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamwe iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashima Imana kuko yaturwaniriye intambara izo tutazi n'izo tuzi abantu babonaga ko birangiye, ariko Imana irazira kurwanirira. Babonaga ko birangiye upfuye urupfu rubi, ariko Imana ikugezeho ikurwanirira izo ntambara. Bari bazi ko ugiye gusara ku musozi, ariko ntabwo mubwire ngo Imana yakurwaniriye cyagiye n'uyu munsi iracyitwa Imana. Bibiliya avuga ngo yarwaniye intambara mu bibazo n'amakuba. Uwo mwami ni mwiza, umugabo nanjye ndamwemera, ni ukuri nanjye ndi umugabo wo guhamya Yesu. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma Zaburi 124. Zaburi 124 hari ijambo rivuga ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka dufashe gusoma mu izina rya Yesu. Reka dusome Zaburi 124. Yego. Turahera ku murongo waho wa mbere. Haleluya. Murongo waho wa mbere uravuze ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu. Yego. Aba ariko Abisiraheli bavuga none. Bibiliya avuze ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ab'Abisiraheli bavuga no. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu. Yego. Ubwo abantu baduhagurukiraga. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu bari baduhagurukiye. Ndagira ngo mbwenge abantu baraguhagurukiye, abarozi baraguhagurukira, imiryango iraguhagurukira, ariko hari umuntu wa mbere waguhagurukiye, uwo ngo nushinzwe kukurwanira intambara. Uwakuremye nawe undi ni Yesu Kristo, avuganye nawe ngaramanutse aje kukurwanira intambara. Yakurinze bya bindi n'uyu munsi aje kukurwanirira. Bari bazi